I prophesy. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana uze kurisharinga ubwira abantu ikintu Imana gikomeye igiye gukora. Numvaga nari bubivuge ariko ndi mu ijambo ry'Imana ndabyibutse. Umenye neza ko Imana igiye kugusha imvura y'umugisha ku banyamugisha. Imana igiye kugusha imvura y'umuvumo ku banyamuvumo n'abanze kuyumvira. Kandi mureke umuntu wese utumvira izina ry'Uwiteka ni ikivume. Umuntu wese udakora iby'Imana ishaka ni ikivume. Ukubayeho kose umenye ko hari abisasiye igitaka bakiyorosa ikiri. Ukubayeho kose umenye ko hari ababuraye. Ukubayeho kose umenye ko hari n'ababimennye, babiriye barabisigaza, abandi byagagiye muri firigo, kandi niwasenga ngo babiguhe. Ni ibisambo, niwe mutima bafite. Nawe rero nyurwa n'ukuri. Nimba akayaga kinjira mu mutima wawe byibura ugahembuka, fashwa n'ijambo ry'Imana. Zaburi ya mbere. Reka mwifurize kugira igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe. Amahoro y'Imana nabane nawe. Umunsi mwiza, ijoro rihire, kandi ibihe byiza bibonerwa mu Mwami wacu Yesu Kristo bigwire mu mutima wawe no mu mibereho yawe yose. Nitwa Pasiteri Emmanuel Imanishimwe. Ndabakunda cyane mwese tubana mu gitondo cy'umugisha mu ijambo ry'ukuri. Wowe udusengera amanywa n'ijoro, wowe ubana natwe, niwihererane ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ukabusangiza abandi. Imana ikumera umugisha utagabanyije. Ababibabarira n'iryo jambo nakubwira bazasarura, kandi tuzatunda imiba tunezerewe. Kandi uhindurira abantu benshi kugukiranuka afite igihembo ndetse n'ingororano mu ijuru ry'amahoro kandi mu ijuru rya Data wa twese. Murabizi ko Bibiliya ivuga ngo cyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ndagira ngo mujye muha agaciro izina umwana w'Imana. Bibiliya iravuga ngo uwamwemeye wese akizera izina rye ngo yamuhaye ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Na wundi rero wabivugaga ni Kristo. Yohana arandika aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri. Ni Yesu wavugaga niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo nawe uzajya kwa Data atagize gute, atamujyanye. Kandi Kristo niwe wenyine ushobora kukuvuganira ukinjira mu bwami bw'Imana. Bamwe ngo bamwita ngo intumwa isanzwe, ariko ni intumwa idasanzwe. Ni Data wa twese wemeye kwamburwa ubwiza bwe, akemera kwambara ishusho y'umuntu, agapfa urupfu rubi rwo ku musaraba, ku munsi wa gatatu akazuka kugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho iteka ryose. Uri umusore, uri umukobwa, uri umumama, uri umunyamashuri, urakomeye muri iyi si. Ariko nkubwire, nimba ukomeye udafite Yesu, nimba ufite ubwiza budafite Yesu, you have nothing. Ufite ubusa. Kubera ko umuntu utunze Yesu wenyine niwe muntu ufite fixed asset, umutungo ukomeye azimukana. Nagiye ahantu bari gushingura, ndababwira ngo Imana igiye gukora igitangaza ku muntu wese uri bube maso. Ndababwira ngo tugiye kumushyiraho igitaka kimwe. Imana yarakimusasiye, natwe turakimworosa. Tariko tugiye guhindukira tugende tumutera umugongo. Abariraga nawe uzongera kurira. Yewe hanabaye ikibazo, umuzimu w'akagaruka, dayimoni kaza mu ishusho y'uwo muntu. Abantu batangara, akabati pastor, yewe nsengera wa muzimu yaneye. Umuzimu w'umugabo wanjye yaneye, cyangwa umugore wanjye w'umwana wanjye. Vuge ngo abantu nta rukundo bagira. Bagukundira iyo uri muzima, nabwo ufite icyo ufite. Ubwo bakunda ibyo ufite, iyo wapfuye bwo bahita bakwana. Hani n'igihe upfa mu buryo bw'umubiri busanzwe, cyangwa ukanapfa mu buryo bw'umwuka, ugakena kubera ko udafite Yesu, ibintu byose bikagenda. Ariko nabonye umuntu mujyana no mu rupfu, murajyana.
hari igihe ukena inshuti zose zikagenda, bakwitaga onkere cyangwa tante, abakwitaga bosi bose bakagenda. Ariko iyo ufite Yesu arakubwira ngo iturize, ceceka. Yobu yari afite Yesu muri we, mu mutima we. Inshuti ziragenda zamukoreye amasengesho y'iminsi 7, kandi zamutaye nizo yafashije, nizo basenganaga. Arangije aravuga ngo ubwanjye nzi ku mucunguzi wanjye ariho, nta wundi mucunguzi ni Kristo. Nimba utaramwakira, nicyo ndi gushaka kukubwira, uyu munsi ni wo wawe. Ahari igitumye Imana ikurinda ni ukugira ngo wakire Kristo, byibura nawe igihe gito gisigaye Kristo ataraza gutwara umugeni, wataraza gutwara itorero, nawe icyo gihe uba ugikoresha uhindurira abantu benshi kugukiranuka. Babwize ukuri, isi irashirana no kwifuza kwayo, nuko utabyumva ngo ubirebe, urinezeza ukishimisha, ariko nupfa udafite Yesu uzajya muri gihono. Ntago ari urubanza nciya, ahubwo ngukora icyaha wese ni uwa Satani, ngo kandi Satani n'abamukorera umurage we. Kandi Satani ni umugome, ni umunyeshyari ribi, kugira ngo atazarimbuka wenyine yishakira abafana. Imana iziranye neza na Satani, kandi Satani nawe aziranye neza n'Imana. Ibyo byose nabivugaho ikintu gikomeye, kuko Satani yabaye mu ijuru, azi imikorere y'Imana, ukuntu Imana ikunda umuntu. Ariko data aragukunda. Uyu munsi wava mu businzi, mu busambanyi, mu gukuramo inda, mu kwikini, bya bintu byose ukora, ishyari n'igomwa. Rero hari n'ibintu bijya binsetsa, ngo ubwo nasambana ngo ngewe ndumva, ukamera nka wa mufarisayo wavuze ngo yewe nguriya ngo ni umukoresha w'ikorongo, we ni umunyabyaha cyane. Inshuti yanjye, ushobora kuba udasambana, yewe si tunage na bya bindi ngo bya Yesu ngo urabitekereza, ariko ukaba uri umucuyi, uri umunyeshyari, ufunga imigisha y'abantu, unasenga nabi, ukoresha icyene wabo, cyangwa ukoresha kurobanura ku butomwa, warimitse amoko, uri umunyakamenge. Hari n'ibintu bijya binsetsa ku badamu n'abagabo, gasanga umudamu neza neza aravuga ngo ko afite Yesu. Umuntu ufite Yesu ati nge umusindikazi, umugeserakazi, ndaje umbone. Ejo mu gitondo agasenya urugo, umugesera yamusenye, kandi yanze kwimika Kristo muri we ngo amwubakire. Mu mugesero ugasanga umuntu, ni byiza, ni umuco w'Abanyarwanda. Ako suranabijyana ahantu mu rugo. Kristo akunda ahantu mu rugo. Umugabo ugasanga ni mudakurwa ku ijambo, ngewe ijambo mvuze mba ndivuze, kandi ni n'umukristo. Aratereza no mu rusengero bakamuha ijambo, nawe aravuga, ariko saburi kabe n'umunsi n'umwe ngo ngewe ijambo mvuze. None se uri Imana? Ujye nawe ubitekereza, ujye ubitekereza. Ugasanga n'umukobwa n'umuhungu, abakobwa warashikoye nabo tubavugeho. Ugasanga umukobwa yirirwa amainbox yandikira abantu ngo uzi ikibazo mfite se, yirirwa ashakanywa amafaranga. Wakuye amaboko mu mufuka ugakora, kuwigiza agateba yorivu. N'abasore agatera inda, ari perezida wa korali akihakana. N'abapasiteri nabo tubavuge. Umuntu ukamubeshya ngo uramusengera, ukanamuhanurira ngo Imana imuhaye ubukwe, ejo mu gitondo ukajya kumuhehetaho, ukanamufata ku ngufu ngo mwagiye mu masengero. Twari ibintu abantu bagomba guhindura. Bibiliya iravuga urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze, ngo ruriho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ejo ndimo ndasenga nimugoroba, Imana yambwiye message ikomeye mu kwezi kwa gatandatu. Amagambo akomeye asobanutse, irambwira ngo iyi myaka 3 mubonye guhera 2021 na 20 kugeza 2023 mu kwa gatandatu, ndi Imana igiye kurobanura inama mu ihene. Kandi ikindi cya kabiri, ndi Imana igiye gushyira ku mugaragaro abakozi banjye nyakuri. Icya gatatu, Imana iravuga ngo ni Imana igiye gutanga imbabazi ku bantu bazaca bugufi. Cya kane second wa ikindi last wa, iravuga ngo ndi Imana igiye gushyira ku mugaragaro abantu bose biyoberanye, abahanuzi baba. Ndagushimiye Uwiteka kuri umukozi w'umuhanga. Reka iki gitondo gihinduke igitondo cy'imbabazi gusa. Ku buzima bwacu turacumura,
tuva mu masezerano ngo ariko imbabazi zawe nyinshi nizo zituma tudashira. Dawidi arangije asanga yiguye mu cyaha, sanga yagize kwifuza kubi kubera atari connection nawe. Rangije aravuga ngo Uwiteka utubabarire. Rangije yishimiye imbabazi zawe, aravuga ngo uburakari bw'Uwiteka n'ubw'akanya gatoya kandi imbabazi zawe zizana ubugingo. Nyemerera umudamu utinangiye umutima kubw'urugo rwe yakoze agaca inyuma, umugabo wabikoze gutyo akaba atinangiye umutima, akaba apfukamye hasi, umukobwa wakuyemo inda akaba yarakoze ibiteye isoni, uwasambanye wakoze ibyangwa n'amaso yawe, ndamusengeye kugira ngo yakire imbabazi zawe mwana, yakire icyubahiro cyawe. Ubwo ugiye gushyira ku mugaragaro Imana z'ibigirwamana, akaba ari wowe ugaragara nk'Imana uvuga ijambo, natwe tubona umugisha wawe ni mu izina rya Yesu, amen. I prophesy, ndagira ngo iri jambo ry'Imana uze kurisharinga, ubwira abantu ikintu Imana gikomeye igiye gukora. Numvaga nari bubivuge ariko ndi mu ijambo ry'Imana ndabyibutse. Umenye neza ko Imana igiye kugusha imvura y'umugisha ku banyamugisha, Imana igiye kugusha imvura y'umuvumo ku banyamuvumo n'abanze kuyumvira. Kandi mureke umuntu wese utumvira izina ry'Uwiteka ni ikivume, umuntu wese udakora iby'Imana ishaka ni ikivume. Imana itugirire neza cyane. Bibiliya iravuze mu gitabo cy'Abami ba mbere 18 ndetse 27 turageza 29, bundi dusoze cyangwa ducumbike, kandi Imana iravugana natwe. Nuko 27 yaravuze n'igitondo cy'umugisha cya 12 z'ukwa gatanu 2023, dushimiye Imana ikiri mu ruhande rwacu kandi igihagararanye natwe. Dushimiye Imana yaturinze. Ukubayeho kose umenye ko hari abisasiye igitaka bakiyorosa iki. Ukubayeho kose umenye ko hari ababuraye. Ukubayeho kose umenye ko hari n'ababimenye, babiriye barabisigaza, abandi byagagiye muri firigo, kandi niwasenga ngo babiguhe. Ni ibisambo, niwe mutima bafite. Nawe rero nyurwa n'ukuri, nimba akayaga kinjira mu mutima wawe byibura ugahembuka, fashwa n'ijambo ry'Imana. Nta kindi gikomeye Yesu yabwiye abigishwa bisobanura, havuga ngo mu butayu nagaragaye nk'Imana, ndiyerekana, nunga umuntu adafite aho guhinga. Yesu rero nuko ajya bigenza kagutunga, ariko wamerereje Imana icyubahiro. Tubayeho, muririmbyi arafashwa, barajya babikiritika bamwe, havuga ngo ntago tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Iyo biza kuba kubw'abantu, iyo biza kuba kubwa Yezebeli, abahanuzi 100 ntibari kurokoka, ndetse n'umuhanuzi Eliya ntiyari kurokoka. Bibiliya ivuze ngo bagejeje ku mwanya, ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati, erega nimutere hejuru kuko Imana yanyu yenda ubu iriyumvira cyangwa hari aho igannye, cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye ikwiriye gukangura. Ariko Imana isinzira njye sinanayikorera pe. Ibi ni ibibazo bimwe bikomeye. Wa mugore wakakiriye Yesu ugata imiti y'abapfumu, kareka kuzajya wiyoberanya, ugata kamere. Imana ikugirire neza cyane. Barongera batera hejuru, bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugezaho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Ubwo nk'uko basanzwe babigenza. Kandi nawe urabizi, hari igihe Imana yavuga ngo uze gusitopinga nurangiza gusoma ijambo ry'Imana. Ariko reka ngire ikintu mvuga narasoza. Bari basanzwe babigenza uko bashaka, bagaterekera bigakunda, ubukwe bugapfa kuri fina. Bari basanzwe bakora uko bashaka, bagaterekera urugo rwawe sheri mwaryamanye akwita sheri, agabyuka akubwira ngo wagitumbiwe kugira ngo barusenye. Bari bashatse bakora ibyo bashaka, wadepoza ukabura akazi. Icyo gihe bari basanzwe babikora, ariko Uwiteka arabihinduye, yarabihinduye. Bibiliya iravuze ngo maze ku gicamunsi
barakotsora bageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba. Icya nimugoroba mwibuke cyari icya Eliya, ariko ntihagira ijwi ryumvikana. Imana ya iraceceka cyangwa isubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Mureke nze mbabwire, amajwi yose ay prophesy ntaho na stopingira ahangaha, yose aturutse ku mubi, kuri Satani n'abamukorera, abagome n'abagambanya, abacwezi n'abarangi, abakonikoni n'abapfumu. Ayo majwi Imana irayacecekesheje. Imana ibambuye ububasha bari bagufiteho. Hari umuvandimwe nimugoroba yasomye Yesaya, nigeze kumva muri corona, ngo nkwambuye igikombe cy'ibidandabiranya. Imana niko ibikoze, ngo ngiye kugishyira noneho mu mwanzi wawe. Oya, abahanuzi ba Bali barapfuye. Akondisiyo Messie Mentres. Hari ikintu gikomeye. Eliya asanga Isirayeli yose yaratatanye kubera abahungu babiri. Umwe yumvira inama y'abasore, undi akazajya afata intumba akazishyira mu gikombe bita baka. Hanyuma ngo abantu bajya Siyoni, bamwe bagacika intege bagasubirayo. Ariko ndashimira Imana ko muri icyo gikombe bita baka, nubwo bahategaga intumbi nyinshi, umugaragu wa Salomo, abantu ntabwo bacikaga intege. Nubwo bimeze bitya, ari mu bibazo, Imana irabivuga ngo haracyari 7,000 bitapfukamiye Bali. Ndafashijwe n'ukuri kwera yamamagaye. Ni nayo mpamvu Dawidi yavuze ngo hahirwa bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo bageze mu gikombe bita baka, cenje bagihindura ahantu heza amasoko, bagenda bacyamika, bagenda bagwiza imbaraga. Imvura y'umuhindo ikaba umugisha. Niyo mvura igiye Imana igiye kugusha muri uku kwezi kwa gatandatu. Mwitondere ukwezi kwa gatandatu, munitondera abanyamasengesho. Amaso yanyu muyakanure, kuko hari abantu bagiye kuba kabarore nka mu karoti. Imana ishimwe. Ariko icyiza nuko Imana yacu ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyu munsi data yakugirira neza, arakuburira ngo ihane. Imana ikugirire neza, ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Eliya arangije abwira abantu, njyewe mvuye mu buvumo, mvuye i Serifati, naciye ku giti cy'uburotemu nca ku kagezi bita Kirete, ingi Serifati, Imana inungirayo. Ngo Eliya umuhanuzi abantu bari baramubuze, ahura na Obadiya muhuza, ndetse na Ahabu na Yezebeli. Ngo abahanuzi 450 ba Bali na 400 ba Ashera, ngo barangije bahurira ku musozi w'i Karumeli. Eliya arababwira ngo Uwiteka azaba Imana yanyu, nubwo mwanze kuyiringira. Ariko arabegeranya, abatera amagambo y'imbaraga. Wanga Imana ikunda abantu baciye bugufi. Ngo bageze kuri iyo saha arabegeranya, habwira ngo mureke twubake igicaniro cy'Uwiteka cyasenyutse. Mama, uri kumva ijambo ry'Imana, waba uri mu biro, waba uri mu kazi kawe, aho uri hose, urakwiye kugira ngo wubake igicaniro cy'Uwiteka cyasenyutse. Icyuzi kigutandukanya n'Imana ukacyubaka. Bibiliya nikivuganye na nuko Eliya ngo yongera guhuza imiryango 12 yari yaratatanye, y'amajyepfo n'amajyaruguru, Ubuyuda n'Ababenyamini, abahuza na miryango 10, ngo yubakishije amabuye 12. Ngo arongera, reka mbabwire, hari ikintu utagerayo udahuje n'abantu umutima. Urugero ku bantu bubatse, niho nkunda gutanga urugero. Umugabo wawe cyangwa umugore wawe nimudahuza, naterambere muzagira uyu mwuka wa Yezebeli uhora ubarwaye. Ariko Imana irirahira, iravuga ngo uyu munsi biramenyekana ko ndi Imana. Uyu munsi bimenyekana. Eliya arabahuza, ngo bigeze ku isaha ya nimugoroba yo gucana igitambiro cyangwa kwegera igicaniro n'igitambo. Eliya umuhanuzi arasenga, nanjye ngiye gusenga. Nanjye ndahagarara muri aya mavuta nsenge kugira ngo bimenyekane ku buzima bwacu. Ibyadusuzuguye imyaka yose, twitandukanyije nabyo, twitandukanyije n'amateka mabi, ahubwo twihuje n'amateka meza y'Imana Data wa twese n'umwana wayo Yesu Kristo. Uwiteka ndasenze kugira ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Bimenyekane kuri uyu muntu uri kunyumva, umubohore ibye kandi umugirire imbabazi.
bimenyekane ku buzima bw'itorero wacunguje amaraso y'igiciro, irimo abantu batuba umurimo wawe batuma abandi batinjira, bimenyekane da. Ndasenze muri iki gitondo kugira ngo Uwiteka ibigirwamana byose bituze, ibigirwamana byose biceceke, ubyambura ububasha. Abantu batageraga mu iterambere ryabo mu mugisha wa uyu munsi bawukandagiremo. Abahanuzi ba Bali bapfe, tubicishije inkota y'ijambo ry'Imana ivuga ngo tuzahinduka umutwe ntituzaba imirizo nk'uko bashatse ko tuba imirizo, ariko tubaye umutwe, tubaye Kristo uri muri twebwe mu izina rya Yesu. Urakoze mwa. Amen. Zaburi ya mbere.